Basivili barabanje hano barabeshya ngo abanyamakuru banza bavoka Egada ngo bavuze ko batabashaka ntabwo babashaka niko byari byagenze se nimwe mubizi ntabwo ariko byagenze barababimye uyu mwana ariko aragenda cyangwa uyu mugabo yarampamagaye njye namubwira nti mu gihe urimo kwinjira aho niba bafite icyo bagiye kukubaza umwavoka aragukurikiye mushinjacyaha mu mabwiriza tusibye n'umwavoka Scovia nubwo yaba kuyobora nawe ntagera amarana umuntu iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira ibyo bintu byose birakurikiye mushyize mu rukiko mukinzeho ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu inkuru iri ku kinyamakuru cyitwa Igihe ariko hari amazi mbona kuvuga neza ariko hano birabasaba kuvuga neza koko amajwi agororotse gabanya kudutera ntabwo bambatera dufite ingingo ziturengera hano urukiko rwa gisirikare mutajya kwitabaza ingingo kataraba rwa Nyamirambo kuri uyu wa 13 Kanama 2025 rwatangiye kuburanisha abantu 28 barimo ba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda ba ofisiye mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS n'abasivile bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Ibi byaha bifitanye isano n'urugendo APRFC yagiriye mu Misiri muri Nzeri umwaka ushize yagiye gusubirayo ubwo yari yagiye gukina na Pyramid FC mu irushanwa rya CAF Champions League yari yaherekejwe n'abarimo abanyamakuru ba sport. Abari kuburanishwa barimo umuvugizi wa RCS CSP Hilary Sengabo na CSP Olive Mukantabana na ukorera muri urwego abasirikare batatu barimo Captain Penina Mutoni Mukantabana nde Olive abasirikare batatu barimo Captain Penina Mutoni na Captain Penina Umurungi abasivile bari kuburanishwa muri rubanza barimo umunyamakuru Ndayishimiye Regan uzwi nka Rugaju Ishimwe Ricard na Mucyo Anta Bigande wahoze muri uyu mwuga ndetse n'umufana wa APRFC Mugisha Frank uzwi nka Jangwane. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bubashinja ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta utagenewe. Iyo nyandiko ni nka yindi ya Muhanga. Captain Mutoni we Mutoni ndi harya Penina yoherejwe kwa muganga. Umwunganizi wa Captain Mutoni yavuze ko umukiriya we atiteguye kuburana kubera ko ikirego cy'ubushinjacyaha yakibonye saa 2 z'ijoro naho uyu munyamategeko we akakibona mu gitondo cyo kuri uyu munsi bityo ko batabonye umwanya uhagije wo gutegura urubanza. Indi mpamvu Captain Mutoni yatanze ni yuko atwite ku buryo nta mbaraga afite cyane ko uyu munsi yagombaga kujya kwa muganga. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuba Captain Mutoni afite ikibazo bitabuza abagenzi 27 bareganwa kuburana. Bwasabye ko uyu musirikare we yahabwa ikindi gihe cyo kuburana. Uwunganira Captain Mutoni yavuze ko ubushinjacyaha bwareza abantu bose muri dosiye imwe bityo ko urubanza rw'umukiriya we rudashobora gutandukanywa n'urw'abandi. Uyu munyamategeko yakomeje avuga ko umukiriya we afite ikibazo cy'ubuzima gikomeye kuko ahafungiye mu minsi ishize yaguye hasi kubera amaraso make. Maître Bambe Jean Paul wunganira Nemeye Olivier umwe mu baregwa yavuze ko iburanisha rikwiye gukomeza nubwo Captain Mutoni yatanze inzitizi. Yavuze ko niba uyu musirikare atiteguye kuburana abandi biteguye kuburana. Uyu munyamategeko yasobanuye ko n'umukiriya we afite ubukwe ku wa 6 mu tariki 16 Kanama ariko ko atasaba kuburanishwa yabone gusaba ko umukiriya we yaburana adafunze. Atasaba kutaburanishwa anabonera gusaba ko umukiriya we yaburana adafunzwe. Nyuma y'isuzuma urukiko rwahaye ishingiro inzitizi yo kuba Captain Mutoni atwite rutegeka ko itajyanwa kwa muganga kazasubira kuburana tariki 18 Kanama. Rwategetse ko iburanisha ku bandi 27 bari muri iyi dosiye rikomeza urubanza ruhita rushyirwa mu muhezo. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bushinja CSP Sengabo CSP Mukantabana na Captain Umurungi kuba ibyitso ku cyaha cyo guha inyandiko abo zitagenewe no ku cyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Bwavuze ko abandi bashinjwa ibyaha birimo ubufatanyacyaha no kwakira inyandiko utemerewe, ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, ubufatanyacyaha mu gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza ruburanishirizwa mu muhezo mu rwego rwo kwirinda ko ibyavugirwa mu ruhame byabangamira umutekano n'imico mboneza bupfura. Buti ibyo baregwa bifitanye isano na Minisiteri y'Ingabo hanyuma kandi nta buryo watandukanya Minisiteri y'Ingabo n'umutekano w'igihugu. Akose mwetse nkasoza inkuru kirangiye. Gira vuba Abunganira abaregwa basabye ko urubanza rubera mu ruhame byaba ngombwa ku ngingo zireba abasirikare bakurikiranwe zikaburanirwa mu muhezo.
bavuze ko urubanza rudakwiriye kujya mu muhezo kuko ntacyo bibangamiye umutekano ahubwo rureba abanyarwanda kuko ikiburanwa ari umutungo w'igihugu cyabo. Urukiko rwanze ko urubanza rubera mu muhezo kuko rufite aho ruhuriye n'urwego rushinzwe umutekano w'igihugu. Abarwitabiriye batarababuranye bahise basohoka imbere y'uko rukomeza. Ibindi byakurikira iyi kipe ya pe ntabwo ari ingabo z'igihugu n'abasivili. Ni abasivili ntabwo ari abasirikare. Urumva ni abasivili, ni ikipe y'ingabo z'igihugu. Ni abasivili. Uravuze ngo si ingabo z'igihugu n'ingabo z'igihugu. Uyiyobora ninde? Uyiyobora ninde? Nuko nayibara ko ntabwo ari abasirikare. Ibyumbe kimwe. Ibyo urabizi? Uri shuwa? Ndi shuwa ndabizi. Ntabwo uri shuwa? Ndi shuwa. Ntabwo ufite ntabwo uri shuwa? Ntabwo uri admin muri APR. Ntabwo uri admin muri APR. Dusoma cyo ntumwa ba hano. Umubwire umusirikare afite none se ntabwo ikipe y'umusirikare. Ona ni. Bodi yayoborwa nande? Uyoboye bodi n'umusirikare ndabye. Ariko ntabwo ari muri APR. Ntabwo ari muri APR. Ntabwo ari muri APR ayobora atayirimo. Reka mbere muzajye mu rugo rw'imikino muganire ku kijyanye n'ikipe n'abafana bayo n'abajya kubijyaho impaka. Nakosora ibyo avuze. Mwozora ibikisi. APR ni ikipe ya gisirikare. Ariko n'abasivili. Nibyo bagiye ntabyo zikubera. Ndabizi zisura umunyarwanda. Abayicyo musi bari muri abakuru bacu. Ntabwo bizi. Ntabwo uri admin wa APR. Ntabwo ndi reka byihorere tujye kubya. Oya nicyo bishingiyeho reka bro barareka ibintu bifite aho bihuriye n'iki n'igihugu. Sibyo? Iriya kipe yasohotse. Baburetse. Ibyo uri kuvuga. Kugenda garo byagufasha. Kuki Minadef ariyo yategeye? Kuki Minadef ariyo yatanze amafaranga yo kubategera? Nuko ariho ibarizwa. Iriya kipe ariho ibarizwa. None ikiburanwa cyane hano turi ku kiburanwa tutagiye no kugira n'amafaranga y'abasirikare. Ntabwo amafaranga y'abasivile. Ntabwo ari ya Minagri. Urumva? Sinayi ikigo kireba ibintu byo mu kirere. Ntabwo ari Arab. Urumva? N'amafaranga y'abasirikare agira uko agenda. Twakomeza n'urubanza. Bikomeye. Okay. Ubwo murasoje je kavuge ku rubanza. Muvuge ku rubanza. Reka tuvuge ku kiburano. Yego ku kiburano. Icyambere ubundi uko iyi nkuru yaje. Yego. Abo bakozi basanzwe abo ba kapiteni n'abandi b'abasirikare. Yego. Barimo n'abayobozi b'ikipe batari abakozi nka bakontabure nabo bafite imirimo mito bakora. Bavuze basabye ibigo byose gutanga abanyamakuru bajyana nayo ndetse baranagaruka bati n'abafana nkuko bisanzwe bigenda bashoboye kwitegera muze dutege. Icyo tubafasha? Iyo koro irahari. Uwo muhamagaro urahari. Hari icyo babafasha. Babafasha kubona visa. Babandi batari muri delegation nyine igenda. Ubwo ni umunyamakuru watanzwe n'ikigo asabwe agomba kumenywa n'ikipe. Noneho rero ikibazo kibikiye. Ikibazo cyaje kuba ikibazo aho bana babwiye bati umuntu azane pasiporo ye azane n'amafaranga yitiki. Bari bafite umuntu urimo kubagurira washatswe n'uyu muntu witwa Penina captain. Barimo babiri ba Penina harimo Murungi n'Umutoni. Sinzi umwe muri abo ariko n'umwe muri Penina. Muri abo ngabo n'aba Penina babiri bavuga Penina simenye uko batandukanye. Aravuga ngo babaha amafaranga bayazana umwe muri bo yarayakiraga. Umwe muri abo Penina. Bako shaka ari Murungi. Ko numva bavuzeho cyane. Agafata pasiporo n'amadolari 700 n'ibirenga kugira ngo hagurwe visa n'itike ijya mu Misiri. Yego. Abantu bazanye pasiporo zabo barazitanga. Niba tubeshya abavoka barimo kuburana muri uru rukiko mwibuka umunsi w'itariki y'ijoro ubwo abantu bajyaga mu Misiri mugarure kamera zo ku kibuga murebe niba umusirikare wa RDF akaba ari umukozi wa APR atari we wazanye pasiporo azirunze gutyo akajya ahamagara ha buri muntu iye bisobanura ngo abantu nibo bari mu kuyobora ibintu. None kambabaze umuntu twajyanye mu misi y'imyaka yose wagera akaguha amadolari 600 ejo akaguha 700 ejo akaguha 1000 bitewe naho mwagiye nuko bizagenda ukamuha pasiporo yawe akakuzanira visa kuri ambasade batakureba. Yego nyine nkatanga pasiporo captain runaka cyangwa major cyangwa colonel sinzi wazijyanye. Yego. Ambasade ikantereramo visa. Yego. Bakazinzanira ambasade itandeba. Ndagira ngo mwumve uwo muntu urwego rw'icyubahiro afite ariho. Uwo muntu akubwiye ngo mpa amafaranga ngura amatike tugurire ku muntu umwe. Yego.
niturangiza tunasabe viza hamwe. Aba bandi bose mwumva niko byagenze, bose bazana viza barazibaha ku kibuga, pasiporo nyine zirimo viza, yego, n'amatike ubwo ari muri systeme ku ndege. Uyu mwana wo kuri SKFM, sorry ko mwita umwana n'umugabo, Rikari we kuko bari bavuze ngo abantu bigurire, yari yaguze ku ndege ya Egypt Airlines. Yarabisobanuye. Arangije bageze ku kibuga nimugoroba, abandi barimo guhabwa pasiporo kandi nawe yarayitanze, iye ntiyaza kuko atatanze amafaranga he hahandi abandi bayatanze kuri aperi. Aravuga ati se ko mutampaye pasiporo na visa kandi ureba indege isigaje amasaha ngahe ngo tugende ndi ku kibuga, urumva umuntu yari ku kibuga bari amasaha 2, biragenda biti? Uwo musirikare watanga pasiporo aramubwira ngo baza runaka, yabajije muri aba, abaza Penina sinzi ngo ninde muri aba nyine turiya niwe rushinzwe viza. Ajya kumubaza aramubwira ati yawe yagize ikibazo kandi indege isigaye ni Rwandair, kuko uwo munsi ngo bahagurukaga haburaga iminsi 3 ngo March ibe. Ni Rwandair niyo ushobora kuzajyana nayo umunsi runaka ku munsi wakurikiyeho. Ati ahubwo wowe canceling indege ya Egypt Airlines ubwo itarahaguruka, baraguha nibura igice ku mafaranga ngo batayagusubiza yose. Ntabwo bayagusubiza yose ariko nibura harayo baguha. Bamuha amafaranga amadolari 400, basigarana 300. 400 yarayafashe ayongeraho andi, ayaha wa muntu nkuko abandi barimo kuyabaha. Ku munsi apera abafana bari bugende barimo n'aba bandi batajyanye n'ikipe bwa mbere, ku ikipe igerayo mbere kugira ngo imenyere ikirere. Abantu badafite ordre de mission mu byukuri, mu badafite ordre de mission bitwa abafana. N'abanyamakuru biguriye bo bajyanye n'ikipe bwa mbere kugira ngo bajye batangaza wenda n'imyitozo. We yajyanye n'abafana na Rwandair ku munsi ukurikiye. Ndagira ngo mwumve ubushobozi bw'uyu musirikare waguraga viza na tekinike yari afite kuri aya matike, utari wamuhaye amafaranga ngo mugurire itike kuri wa muntu witwaga kari waguriraho. Ntabwo we yabonye viza uwo munsi. Wakwibaza ngo ko yari afite itike yanayitanze, uwatangaga viza yamurobanuye ate? Ahubwo ni ambasade nayo nayikoramo umusirimu bitemewe. Uzi cyabaye? Ntabwo pasiporo yagiyeyo kubera ko nta mafaranga yatanze se, kuko ntayo yari yatanze. Nicyo wakumva kuko yavuye mate niba wari wiguriye itike ku ruhande. None se kuki yagombye kubona viza ari uko aguze itike? Awe na message yarazifite izi byose. Bivuze ngo hari icyabaye mu gisirikare, mu basirikare bo muri aperi. Rero kuko badashaka ko rubanda tumenye ko abasirikare bakoze ibi, uru rubanza ntago rurimo amasasa arimo kugurwa, uru rubanza ntago rurimo umubare w'ingabo, uru rubanza ntirurimo maneko bazanye umuntu bahigaga, uru rubanza nta kintu na kimwe, nta mutekano w'igihugu, nta intelligence irimo kuburana. Turimo turaburana umujura wibye amafaranga ya leta akayaha abasivili abatari bayakwiye. Uburyo yabikozemo nibyo dushaka kumenya. Hano harimo umusoro ushaka kurongora kuwa 6. Hano abana b'abasore bafite akazi, abacuruza imisoro hano yafunze, barabafana ba peri, amaduka banyiri mazu batangiye kuvuga ko bayakodesha. Bafashe Sengabo perezida wa Repubulika yahaye ranka mu gitondo, bamugira umuvugizi, bamufashe baramufunga. Sengabo wohereje wahamagaye umuntu i Kigali ngo amugurire itike ari mu mission kuko yaragiye kujya muri vacances ngo ajye kwirebera ikipe akunda. Ntiyageze i Kigali, ntazi Penina. Murambwira ngo yabaye umufatanya cyaha, yinjiye mu cyaha ate? Icyatumye umushinja cyaha n'urukiko bemeza gushyira ibintu mu muhezo nukugira ngo rubanda n'abayobozi bakuru batari abayoboye urukiko batamenya ikintu kirimo kuba ku basivili mu gisirikare. Nta kindi kuko bazanabyegeka ku basivili nibareba nabi. Hano se niba bazabyegeka ku basivili barabanje hano barabeshya ngo abanyamakuru banza bavoka. Egada ngo bavuze ko batabashaka. Ntabwo babashaka. Niko byari byagenze se? Nimwe mubizi. Ntabwo ariko byagenze, barababimye. Uyu mwana ariko aragenda cyangwa uyu mugabo yarampamagaye nyene namubwira nti mu gihe urimo kwinjira aho niba bafite icyo bagiye kukubaza, umwavoka aragukurikiye. Mushinja cyaha mu mabwiriza tusibye n'umwavoka Scovia nubwo yabakuyobora nawe ntagera. Amarana umuntu iminsi 4 yanze ko umwavoka mukurikira. Ibyo bintu byose birakurikiye, mushyize mu rukiko mukinzeho. Ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Harya ninde? Ntabwo muzi murebe online. Nyakubahwa Fande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera kapiteni wafasha amafaranga y'abasivili akayarya, yarangiza agafata ya gisirikare akaba ari yakoresha.
niba umusirikare wanyu ari umujura ntimufunge. Banishyuraga yabo, yishyuraga yabo. Umusirikare yakiraga ya mafaranga ubu iyo wumvishe inkuru niko bimeze. Nabyumvise. Noneho we ntayishyure agafata ya leta akayakoresha. None si bibiri. Niba umusirikare wanyu ari umujura please mwituma abaturage baza kurakara ngo RDF irimo irakwirana abaturage kandi ari umushinjacyaha n'umucamanza umwe n'undi muntu wibye. Ushobora no gusanga Penina, abo bapenina mwumva atari nabo bakira ayo mafaranga n'ibihumbi byinshi bisaga bari nk'abakomisiyoneri cyane gose, bari ikiraro cyambuka. Mushake ninde wakiriye amafaranga? Amafaranga angana atyo ya leta uwayasinye ngo asohoka ajye ku bantu ninde ko tutarimo kumwumva hano? Ese ubundi mbaye nkubaza mu myaka ya peri maze yego ino mode operatoire bwa mbere baye kandi izindi zikabaye zabaye safe cyane rwose, kubera ko bayivumbuye mu bukebebe cyangwa n'ubundi bukebebe babukoze kuva na kera. Dosiye yagumye gukurikirana abasanzwe babikora byarafashe bikamenyerwa. Urumva uzi ikintu cyabaye hano mu gisirikare baze kureba kuri aperi hibwa amafaranga menshi mu bihe binyuranye. Nibyo mvuga nanjye. Noneho ubushinjacyaha n'abandi babifite mu nshingano mu rwego rwo kugira ngo abarenze umucamanza w'urukiko rw'ibanze n'umushinjacyaha majoro cyangwa koroneri bafata abasivili benshi ngo byitwe ngo habaye gukurikirana, ariko bicaye ku ngunguru yaka umuriro ngo aba bantu bayibagerekaho ibintu birangira. Wasanga bibaye ku nshuro nyinshi nyine uko aperi isohotse ni ikipe itsinda n'ikipe isohoka no mu yandi makipe. Kandi icyatumye abantu bari bagiye n'iki ikipe babonaga ngo ifite amahirwe y'uko ushobora gutsinda. Aba banyamakuru bamwe n'abandi baravuga bati ntibizabe ntahari. Mutekereze agafata amafaranga ye ku giti cye akayatanga mukamufata. None bashyize urubanza mu muhezo. Ndahiye Imana ihoraho ntabwo bano bantu bashyize urubanza mu muhezo kubera umutekano w'igihugu, nukugira ngo uyu mukapiteni uri hano bitazakomera akavuga ati nubwo ayo mafaranga yacagaho nayo agakoroneri runaka kandi koroneri bakimufitemo inyungu. Yego nicyo kirimo kuba. Umuyobozi rero urenze uri mu rukiko nyakubahwa General Mubaraka, shaka kumenya kino kintu gihari. Mwifata ikipe abaturage bamwe muri bo bifanira, mwifata abaturage bafite akazi kabo bakora. Ayo mafaranga ninde wasinye ngo ave kuri konte ya leta? Nabo bakapiteni babiri mufite. Uzi cyabaye hano ni nka kwa kundi batuzanira umuntu wikoreye umufuka w'urumogi tukabura uwo rushyira. None se bano barigani muvuga ko hari amafaranga batangaga kuri coste y'icyo kintu bafite inyandiko yo kuba yatanze. Umwe muri aba ngaba ntazi muri aba Penina ntazi ntiyigeze ahakana ko atakiriye amafaranga y'aba bantu. Azabihakana mu rukiko, yabyemereye umushinja n'aba bari kumwe yarabemera ati amafaranga barayamaga. Nzi ikibazo cyaba bafite iki. Noneho uwo Peni n'uwo yayahaye niwe utavugwa muri iyi nkuru. Niyo nyamaswa nkuru mu mwandiko ku mpapuro za Minadef. Urumva wenda tuvuge ko bafindafinze urudore domisiyo hari signature aba bantu iriho ku buryo bavuga ati pfa gusinya aha ngaha wigire umuntu uri muri ya Minadef n'ubu utayikora muri ko twabishushanyije. Niba tubwire wenda ko aba bantu bahawe impapuro kuvuga ngo ni musinye nko muhawe misiyo bakaba kandi hano nta n'uwo baburana kuri misiyo, ntibanaburana hoteli barayemo, baburana itike y'indege barayishyuye. Nk'uyu mwana w'umusore we mfite kopi irahari yarishyuye. Noneho uko amafaranga atayahaye abo bantu ba peri bituma abura visa, amaze kuyabaha barayimuha. Ariko muri aperi ngo ibintu biriho ikibazo nuko byariwe n'abafite amenyo bikaba bibazwa bari bahagaze aho abaryi bari. Nkubwire abantu bari amafaranga bagakora ubukebebe nibemera icyaha hakiri kare. Urumva naho ubundi ntabwo bizakunda. Abanyamakuru nabo ntabwo boroshye ntagaragaza gupfukirana ngo ukora abasivile akare kare muri ko jyango wari ngo ku ntasi ngo niki byose. Umutasi nuwe mugenzi wanjye wo ngo uriya ngo yari umunyamakuru abamuwaja ura nawe yari umunyamakuru. Reka twemere ko ibibazo bigikomeza ntabwo urangira. Nge nta nubwo mfite ikibazo cy'uko umucamanza ari buca urubanza, nta nubwo mfite ikibazo cy'uko abantu bunganirwa cyangwa batunganirwa. Icyatumye barushyira mu muhezo bakitwaza ngo ni umutekano w'igihugu, amafaranga yibwe y'itike y'indege. Urumva n'ubundi ibintu birimo Minadef. Ntabwo Minadef hano ntabwo turimo kuvuga imbunda itunze. Si Minadef ni imbunda gusa. None se amafaranga ya pe Minadef se mukayamenya nayo. None se ku kibuga iyo batubwira ngo tugura ko batatubwira bati mutaza kugura kuri systeme mukamenya amafaranga pe. Ahubwo banavuga ngo Minadef nta basirikare n'abara officier baburana tukarema. Ko abasirikare bandi tubabona turabimenya. Nta wibya caje tukabimenya. None nibyo bitagire none. Ntabwo yarakira umusirikare. Tuve kuri ubu. Nta wishe umuntu bakamuzana ku kibuga. Ntabwo yari buganire se akavuko ntabwo harimo RDF n'imbunda. Ni guta amatike y'indege ya Rwandeye.
niba Menadef igice urubanza ikarujyana no mu ruhame wa musirikare warashobora mu kabari si we n'abandi kandi ni umuco rwose mu basirikare kuva kera ngo imbonezamubano cyangwa umuco n'ibindi ntibuka bavuze ingoma umugabo yishe umugore we abana n'abandi baje kumva uko saburana ubwo bupfura bwari bwaguye muri ADF ko bamuzanye imanza zitari zikashikashi zijya ku karubanda zifite kwa mugari na impact ku kintu cy'umutekano n'isura y'abasirikare none ibi ngibi koraho twabuze ikirari cy'ahantu ayo mafaranga uwo mupenda yajyanaga oya mu rukiko cyavuzwe ahubwo nuko bakinze tuzakimenya bafunguwe barangije ibihano cyangwa oya ntago batabafunga iminsi bamaranye umuntu ariko uyu munsi uzi umuntu bafungana amafaranga yabo urimo uratekereza rego ujye umenya ko bari bidasaba guca muri RGB nk'abandi bose baba bafite ububasha bwabo oya nta bubasha bafite barabufite bagendera ku mategeko bafite kuri bo ikintu gihari baranze ko oya no mu gisivili n'abafunga iminsi 30 yisubiramo hano kuko n'undi usoma amategeko nubwo wenda procedure z'igisirikare zatandukana z'igisivili ariko kuvuga ngo bashyize urubanza mu muhezo ngo harimo RDF bano bazataha babwiye uko twabashyize mu muhezo mukomeze muheze nibagende baheze ariko baheze mu by'ukuri murebe Sengabo bafashe mu gitondo mutekereze nonaha mu gitondo musanze uyu mugabo ari kumurinda arafunzwe musanze yaratumye umwana we cyangwa umuvandimwe ngo aho amafaranga y'abandi bari muri vakansi yari arimo muri mishoni abanza ace Kayiro yirebera ikipe afana agaruka i Kigali nonaha muramufasha umuntu uvuye kwiga perezida yahaye akazi mumurangirije hejuru y'akantu ntabwo nazongera gufana pe niba n'abafana bayo niba ari kubyaba bimeze ni ukuri pe nayimanye fana se kubera ikiri bafite amanyanga ngana ntabwo je natanga igitekerezo ku kintu cyaba kuri APR reka tujye mu ariko ntacyo ntanze igikize kubera ko izakina icyo gitekerezo cyo ntanze wirekana kugitanga n'ubundi kizavamo turakizi none se mukizi gute mureba imbere urubanza ruracyakomeza gutsinda no gutsinda ariko hari igitekerezo nagatanze pe icyo Sikovi yavuga nuko n'amagingwa nubwo basohoka tutamenya ukuri ko abapenda n'ikindi hari ikintu cyabaye ubutabera bukorera abaturage gusa cyo nshaka kubamenyesha nzamenya niba umwanzuro w'umucamanza nawo bazawugira umuhezo kuko nta tegeko riteganya kuba mu muhezo bavuga ko urubanza rwarangiye gucibwa ruba public rusomerwa mu ruhame rwa benshi uwo munsi nzamenya ko nabwo bazakwiga uzaruca nabi nawe azacirwa urundi bitonde urubanza rugende neza ko mushyira igitutu ku bacamanza abacamanza bashyira igitutu ku baturage ariko abacamanza mugira ngo turibaza impamvu bafashe urubanza rufite icyeye n'abamarayika se yambaye irakanzu ntabwo mamukiri ku rwego turimo turavuga uryamye hari urukiko rwabo turimo aha turi mu rukiko muravuga ko ibintu byabereye mu rukiko none ahubwo turavuga ibitabereye mu rukiko iyo tubira mu rukiko twari kubibona ahubwo byabereye he byabereye kuko turimo turavuga ibikorwa byaranze urukiko biregura rubanda rwa abangaba ntabwo bigeze bavuga ngo tugirire ibanga ngo muduhereze urubanza ngo ugore mu muhezo biri mu nyungu zande kugira ngo urubanza rujye mu muhezo amafaranga bapenina bakiriye si imisoro y'abaturage yakiriye afande ninde wajyanye pasiporo kuzana visa ku buryo utari yabahaye amafaranga bamwima visa muri ambasade ya Misiri bagiyemo bakajya mu gukontorora bamubura wajyanye ntuza icyo si ikibazo rega hano muri uru rubanza ikibazo kirimo n'ahantu amafaranga abangaba batangaga yagiye bakaza guhabwa andi atavuye mu mifuka yabo kandi bifite amafaranga mu mifuka yabo